gusenga ibyo simbishaka kandi uno mwaka nuwo kubwira ibibazo ko mfite Imana suwo kubwira Imana ko mfite ibibazo uno mwaka nta uziya nkeneye umbuza kureba Imana uno mwaka sinkeneye bagihaze bambwira ko byacitse uno mwaka sinkeneye wa mugaragu ugitinze yerekwa ryawe erega nubone nakubwiye ko umugaraga atazwi ni umuntu ufite ubwenge wihumiriza amaso ngo wibwire ko Kanani yawe yavuyeho amasezerano ntiyavuyeho abaguhanuriye ntibakubeshye ahubwo ni igihe cyo kwakira ibitangaza bikomotse mu isezerano ry'Imana ko Kanani iracyagutegereje dore ukuntu nagutegereje abayihinga baracyayihinga yego ariko Imana mbwa ati ngiye kukwemeza abantu kano kanya ndabikora ntiyamujyana kuri stade ntiyamujyana muri Yerika ntiyamujyana muri Amerika imushoraho amazi yarenze inkombe kuba uhagaze imbere y'ikigeragezo ni intsinzi ugiye kwakira umva ngo bamaze iminsi 3 bareba ikigeragezo n'imbeho yacyo n'inyanja bamaze gatatu bumva umuyaga uhuha bumva induru zivuga ngo amazi arabanza arakubita kandi ntiwakwambuka uruzi utamenye inkombe n'ubwato ntiwamenya aho bwinjiza hari ibintu wibwira ko byarenze inkombe ntibirarenga ijambo ry'Imana. Kangushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries nge tubana nitwa Emi nk'ibisanzwe cyangwa se twishimire Emmanuel agiye mushumba ajya mbuza ngo ninkagiye mvuga ngo Emi gusa guryo ntabwo ari izina nk'umutambyi nyine abaza impamvu aba adushishikariza kuba twabasha kuvuga tukavuga ibikwiye kandi tukavuga ibyiza uko buriya nyine iyo wubashya amavuta y'umushumba Muraho neza yandaho ndashima Imana haleluya Imana iguhe umugisha Emmanuel namwe Imana ibahe umugisha twishimiye kongera kugaruka hano ku bumwe bw'abera ministries kandi tunejejwe nuko ejo ibintu nta byagenze neza amasengesho yagenze neza murumva umwuka w'Imana hamanya namwe mukomeye cyane ndashima Imana abantu bose nkuko wari bavuze ngo bampamagare barampamagaye abandi baranyandikira banyifuriza anniversaire so narishimye cyane abandi turaganira kandi vraiment ikambabwire ngo ndabashimiye nawe ndagushimiye kandi pe mu bintu bindimo uyu mwaka agendimo tandukanye n'indi myaka ko numva ari umwaka nahaye ibintu bitatu gusenga gukiranuka no gukora niyo target ntabwo uzambona muri mugakundi kabanywa amakawa hari abantu bagiye kujya bambura ariko ndi muri Kigali kuko ndumva nshaka kwiherana n'Imana n'ukuri reka mubwire Emmanuel burya ibyacu biva mu isengesho kandi icyo wahawe n'isengesho ukirindi isengesho icyo wahawe n'umuntu ukirindisha wakiguhaye so bivuga rero ngo ndi kumva muri iyi minsi kugira ngo dukore no murimo cyane ko abari kwiriba cyangwa se njyangira nturayibona iyo groupe yitwa iriba ry'amazi adudubiza urumva ko yitwa iyo ngiyo baranyifije no abari ku bumwe bw'abera ministry ndifuza ko uno mwaka hari ikintu wansabiye ejo kandi Imana iguhe umugisha ko Imana impabatera nkunga bamfasha gushyira iyerekwa ryanjye hanze rirahari ntaravuga ntarakora ariko niko kumukigana twize gukora ubutanda byibuka mbwe Imana iturinde abagabo batatu abantu batatu rabibuka umuntu wa mbere ni umuntu utinze iyerekwa ryawe aho umugabo yabwiye Eliya ati genda undebere ku nyanja hari iki ngo amara y'imisi ajyaho 7 gatandatu nta kintu arabona wa kabiri twabanye n'igihazi utabona iyerekwa ry'Imana washakuje ngo dore ingabo nyinshi ntiyabona ko Imana hagati yacu n'Imana hagati yacu nibazo hagaze Imana wa gatatu namukubwira muzi nakubwiye ngo umugabo ndamukubwira ngo utera amatsiko witwa nde umugabo witwa Uziya ugibuza abantu kureba Imana rero Imana iturinde abantu batatu muri uwo mwaka niyo ndi gusaba indinda abantu bantinze iyerekwa ryanjye irinda abantu bambwira ko bidashoboka yuko nta ingabo zimari nyinshi ziduteye n'utuma ntabasha kubona Imana ngariko mu mwaka Uziya yatanzemo Yesa yabona Imana kandi yanjira amubwira ngo ntuma Imana ishimwe waransengeye ngo ninurire indege kandi kuko abantu bishobora kumusaba ngo ningere hano kwegera amafaranga kugira ngo ngende hano ubuhanuzi barurimo kandi kuko nditare gukorera Imana ariko ndi kumva muri mwaka wanjye 2023 na 57 ndashaka gukora ibyo bintu bitatu kandi umuntu wese utanshyira mu mavuta sinzatindana nawe sinkeneye kwicara mu nama y'abavuga abantu
ngambiriye kuvuga ijambo ry'Imana kuri cano n'indi zantumira yose nzavuga nshingiye ku ijambo ry'Imana. Ndifuza ko amavuta azamuka akajya hejuru kuko ndumva kandi kuvuga byinshi reka ndekera aho ngaho. Igure mushumbi nigure ejo wari wavutse kandi ni byiza ko winigura buri iyo uvuga hari umuntu ubushaka kugira ngo nutwe ukomeze utuvuge nako ukavuge. Imana yigeze kubwira umugabo bita Mose iramubwira ngo niki uvuze ndagikora. Hari igihe cyo wavuga kano kanya hari umuntu wahita agikora umwe muri ba bagabo batatu n'ubundi Imana igomba kukwegereza. Ikimodoka tuba dutwaye warabona imodoka ya rukururana hari ukuntu ibihetse ikintu inyuma ugasanga ukuruye nk'abantu bakuvuna nta sengesho nta jambo nta gakiza nta mwuka wera ukabona ufite wikoreye imizigo. Rero ndashaka ko uno mwaka ngewe abantu bose badafite principe zanjye 3 umwanya bagomba kuba muke gusenga gukiranuka no gukora kugira ngo tubashe kugera ku nzozi. Rero hari niyambuye ndabyiyambuye nyamara hari niyambuye I'm so sorry hari n'abantu niyambuye Imana ibyumve ko ndabivuga kuriya kuko niba shovwa na Emmanuel ariko ngo tuvuge ijambo ry'Imana ugasanga mwiciye muvuga umuntu I can't namaze kubikaza none sinanabikundaga burya kuko Bibiliya dusoma ifita ijambo ku ijambo ifite abantu ku bantu. Bibiliya ifite ijambo ku ijambo ikagira n'inyuguti miliyoni 442 kuzamuka hejuru. Ifite chapitre 1130 ifite amavases 24 nuvuga ngo ijambo ushobora kumara imyaka y'ubuzima utararangiza Bibiliya. Sinibaza impamvu wafata umwanya wo kuvuga abantu kandi hari ijambo ry'Imana urarangiza Matayo nturangiza no Luka ntabwo haza ariko uricori mu bantu uravuga. So numva muri iki gihe bihangano nzakasoringa ntazandebe nabi kuko niba umuntu atinjana mu nyungu nawe impamvu ndumva no mwaka nshaka gukora kandi Imana inkoresha ibikwiye numva nkeneye kandi bikwiriye kuko hari usanga tumarira kanya mu byayi mu makawa mu buki byose mu kuvuga hari naho mujyana mu butayu bagatangira kuvuga abantu mbere yo gusenga. Ibyo rero simbishaka kandi uno mwaka nuwo kubwira ibibazo ko mfite Imana suwo kubwira Imana ko mfite ibibazo. Uno mwaka nta uziya nkeneye umbuza kureba Imana. Uno mwaka sinkeneye bagihaze bambwira ko byacitse. Uno mwaka sinkeneye wa mugaragu ugitinze yerekwa ryawe. Erega nubone nakubwiye ko uwo mugaraga atazwi nigeze avuga izina banavuze uyu muntu utagira izina utinze amahereko yacu mu izina rya Yesu avumwe kandi agende kure kandi no kubavandimwe bacu badukurikiye. Erega ubumwe bw'abera ni umuryango ntabwo ari church ariko ni umuryango aho umuntu yisanga tukabasobanurira inzozi tukabafasha bakagubwa neza bakanezerwa. Nge sinanze ko ndebwa n'ibihumbi 10 n'ijana be ntago mbyanze ariko aho kugira ngo bazakurikire cano yanjye bumva itiku cyangwa amagambo atajyana ku musaraba nzarebwe n'abantu bake ariko bajya mu ijuru. Yes, Imana iguhe umugisha. Imana ibaho umugisha tubahaye ikaze kandi twifuza n'ubundi tukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 avuze ibintu bitatu ku mwaka uherwa n'umubare 3 Mana yanjye Uwiteka wari mu ijuru n'isi aho nyakubaha Imana gitare cy'amahanga mwami Imana abantu batanga comment n'ukuri Imana y'amahoro ibaho umugisha abantu bakanda kuri like Imana ibaho umugisha abantu bareba bubahwe bahabwa umugisha imbaraga z'Imana zigendane nabo ubwiza bw'Imana bube kuri bo. Oh hallelujah hallelujah hallelujah. Abantu bakoze subscribe kuri ubumwe bw'abera ministries Imana ibateza imbere kandi nukuri vivura yuko nawo hari ikintu uyu mwaka ndikumva nakwatura abantu ngo bavivure. Umva pastor hari ibintu ndambiwe reka mbivuge ndambiwe abantu babitsa amasezerano mu makarini. Ibyo ndabirambiwe abantu bavuga ngo byacitse ndabarambiwe. Ndambiwe umuntu nsuhuza waramusute ngo ni by'iki gihe ndabarambiwe. Ndashaka kugira ngo nge nsuhuza umuntu ambwire ngo ndaho ndashima Imana iri muri ngewe yandamukije. Sinzi niba uri kubyima pastor hari abantu ndambiwe aba bantu batatu abantu bambwira ngo byacitse aba bantu
abantu batinze iyerekwa batinze ubukwe bwawe batinza imodoka yawe batinza amasezerano mbega batagira iyerekwa bagusaba kuzenguruka inshuro nyinshi aho wakanyuze isaha mukanyura amasaha 7 turambiwe abantu bagihazi bafite ibibembe ku maso batabona bakubwira ngo byacitse ntuzabaho ntuzakomeza uragana hehe bano baraduke turambiwe n'abantu batubuza kubona Imana reka kubona Imana ni ibitangaza hari ijambo rikomeye fite rijya riboneka muri sinshaka kuryigishaho ariko ndarikomozaho abantu baryumve ijambo rivuga mu kuva bice 34 murongo w'10 hari amagambo aryoshye manwe Imana uzunaryoshye haravuga ngo Imana isubiza Mose ngo sinibije kujya muri telefone ndarizi mu mutwe niyo ntego nanafite no mwaka Imana isubiza Mose ngo ndasezerana isezerano nawe yuko nzakorera ibitangaza hagati muri buno bwoko ngo kandi nabakuze ngo ibitangaza bitigeze kubaho nta muntu ayibona ngo kandi ngo nzakora n'ibitangaza bikomeye mu bwoko bwawe bazamenya ko nduwiteka Imana iba murimo bivuze ngo ni ibitangaza bifite isezerano shakele mande fola ntabwo ari ibitangaza twasengeye si ibitangaza twagiye gushaka nyarira ahubwo it's a miracle from n'isezerano ry'Imana n'iryo jambo numva riranje ahantu banumva ntaribwiriza abantu bose muri nari kubwiriza ariko ntago turivugaho turyihorere urumva mbwe ngo Imana iramusubiza ngo nsezeranye isezerano nawe ryuko nzakora ibitangaza hagati muri ayo mahanga yose ngo ibitarigeze kumenyekana n'ibitarigeze kuboneka ngo mwisi ntawe wabikoze ngo kandi ngo nzakora n'ibitangaza hagati mu bwoko bwawe ngo bazabona ko ari Imana ibana nawe aya magambo ushaka kuyakubwira mukozi w'Imana ni intege ikomeye ni ibitangaza bishingiye kuri promesse ni ibitangaza bishingiye ku masezerano Imana ubwayo irahira kuzakora icyo kintu ngaya magambo ari kumfasha mutima wanjye ariko nawe agufashe ko turambiwe abantu badukerereza ubukwe bwawe bwikerererwa akazi kawe kwikerererwa ibyo ukora byikerererwa niba ari ukwiga wige niba ari ukubyara byare ndimo ndababwiza ukuri ngo impamvu no mwaka abandi bazabwira ngo hari nk'ibyago n'ingorane icyo byago byo ntibizabura ariko twabakurikira umwe bw'abera ministry n'umwaka wa acceleration n'umwaka w'ibintu byihuta n'umwaka Imana irimo kuzamura Imana irimo gushyigikira n'umwaka ugiye kugera ku bintu utavunitse kuko aram bishingiye ku isezerano Heliya Mola uranyumva ngo sezeranye isezerano nawe ryo kuzakora ibitangaza kandi ibyo ni wari warurambiwe n'ubundi nuvuga ngo ntibigombera kuri bwiriza ni ibitangaza bishingiye ku isezerano ry'Imana niryo nshaka uyu munsi wa none ubwo ya modoka yanjye iri mu nzira urufunguzo ruri mu nzira ya nzu ya kabiri iri mu nzira ya mahirwe ari mu nzira no kuzura umwuka wera biri mu nzira kuko iyo utabonye Imana ntuvuga mu ndimi iyo utabonye Imana ntuhanura iyo utabonye Imana ntukizwa ariko iyo ubonye Imana ubonye ibintu byose bikuye mu bantu nashima gutunga Imana kuruta uko ntunga abantu kuko abantu ntibanyereka Imana ariko Imana izanyereka abantu hereko tasira Imana izabakuzamura izabaguzamura mu ntera izabakugeza mu rwego rwiza Imana ifite abatera nkunga yaguha ibintu byose bikarangira ariko abantu ntago bazi icyo Imana itekereza ariko Imana izi icyo abantu bagira gute batekereza ko tugiye gukorerwa ibitangaza bishingiye ku isi ndafashijwe namba mbega amagambo aryoshye y'Imana nukuntangira twaza kurenza iminota ko muri nge hari nk'amagambo yo kuvuga yo kubwira abantu Ijambo sinzi muryumvise neza abantu bo Imana yo iza abantu batugirira akamaro ariko abantu ntibaza batugirira akamaro so rero Imana tuyitunze muri twe tudahuye n'abawuziye batubuza kureba Imana bose ko yavuze atari ko nawe yahuye n'ibibazo ngo yageze mu rusengero gabona Imana ngo igishura gikwiriye mu rusengero kera nzakikubwira yasubira inyuma akabona hakwirwa aravuga ati nibwo yemeye ko abonye n'ishyano aravuga ati mbonye ishyano ntuye mu bwoko bwanduye kandi nanjye ndi umunyaminwa wanduye ngo marayika afata ikaramukoza ku munwa ati noneho ninde watugendera ati ndahari ntuma mbere ntiyari yamutumye nuko yari yanduye umunwa ndimo ndasengera abakozi Imana bagenzi banjye nanjye ubwanjye dukora ivuga butumwa twejeje ku munwa tutinuba nta kimana yaduhaye nta kinama zaduhaye tudabeshya abantu ngo turi mu nzira zo gukiranuka nukuri uyu mwaka ndashaka ko Imana ryaba wowe abadukurikiye n'abazadukurikira n'abazafungura ikiganiro umunsi izaza Imana ibakorera igitangaza gishingiye ku isezerano urumva ni isezerano ariko iri sezerano
isezerano Imana ikoze babyita unilateral contract. Ni kontra Imana ubwayo isezeranye, ntabwo ari bilateral. Abe ngo ndasezerana isezerano, so yiriyemeje ryo gukora ibitangaza hagati y'abanyamahanga, hagati y'abadusuzugura, abavuze ngo uzakora ubukwe ryari, abavuze ngo uziga ryari, abavuze ngo ari kubundi uzahora mu bukode kugeza ryari, abavuze ngo ari kubundi nta jambo. Hari ukuntu abantu batuminimiza bakadushyira mu gatebo kabo bashingiye aho tuvuka naho dukomoka, ariko bakibagiza aho tujya kare hazima. Ubonye mu Isiraheli mu Egiputa aragira abumba amatafari akubitwa inkoni, ukamureba azenguruka ubutayu wagira ngo nta Kanani yabikiwe. Kanani irahari di shikando la Masaya. Ariko kugira ngo ryumvize, ariko uwakubona uzerera mu Egiputa, kubona uzerera mu butayu utunzwe na manu nta kindi urya urarugenda, yagira ngo nta Kanani wateguriwe iri hariya, ariko irahari tu. Kandi shengeri ya mola le steppe for the style irande cyane uramura bikomeye. Ndabyumva twaci 2022 ndetse n'imyaka yibanjirije twaciye mu bigeragezo, twaciye mu bintu bikomeye, twaciye mu nzoka za scorpions zijyana, twaciye mu butaka mu butabi, n'abana pfiriyemo rega nayo makuru baranayafite ko ari abapfuye, harabana baguyemo. Twabonye tujya kwirimba gushyingura abantu benshi bagiye batandukanye, ariko Imana uyu mwaka isezeranye natwe isezerano. N'umwaka wo gusohorezwa ibitangaza bishingiye ku isezerano. Sinzi niba unyumvise, ni ibitangaza bishingiye ku isezerano ry'Imana. Ngiye ko twasenze ko batubwiye ko bw'abantu cyangwa batanze amaturo, no, ni ibitangaza bishingiye ku isezerano Imana ihaye umuntu. Wibuka ko nongere ngasubiramo banyumve, gutinda ku butayu ntibikuraho Kanani yawe. Nukuri ariko nakumvise ko kantu gutinda mu butayu ntabwo bikuraho Kanani yawe. Reka niba abantu yende batari kumva ibyo urishatse kuvuga, uri kuvuga mu rurimi rw'umwuka. Gutinda kubyara ntago bibujije yuko abana bari mu nda yawe. Gutinda mu bushomeri ntibikuyeho yuko uzana ufite akazi uzafata umushahara ndetse tubuze. Oya, gutinda no kutarongorwa suko fiance adahari. Yego, na gutinda kurongora suko umukobwa uzarongora hari. Ahubwo Imana yagutinjije muri ubwo butayu kugira ngo Kanani yawe iboneke. Oya, Kanani iracyahari. Selekandi Kanani iracyahari. Wakumva ngo ibonye isura y'uruzerero rwo mu Egiputa, ukongeraho isura y'uruzerero ryo mu butayu, wakwibwira ko nta Kanani bari bafite, kuko basubiragaho bavuye. Muvandi ni iminsi 3, ni bundi uhagiye witonze ni 3 ku modoka ni minota 40. Ariko bamva ko bagenda iminsi 40 bagenda basenga, ibyago nakaga bateza kuca iminsi 40 basubiragaho bavuye. Rero hari ushobora kubona umuntu yicaye ku irembo nka Marudekayi ukagira ngo ntazabikegera cy'umwami. Barakumva barabizi, basiga bankurikirana kuko mvuga mu mwuka kandi uri gusobanura. Gutinda kugera ku kazi ntibivuze ko akazi kavuyeho, style Kanani irahari. Ibitangaza Imana igiye gukora nuko igiye kwinjiza muri Kanani. Irabwira ngo dore igihe mwazengurukiye 38 mucyamike mugiriye. Imana ibizigiye wazengurukiye irabizi, iba yabaze ngo irangije bajya kuri Yorodani. Imana iravuga iti mva Yorodani, Mose yapfanye inkoni ye, kandi nawe uyu munsi ntacyo ndi bukore, ahubwo nawe sinkoresha inkota kuko ndako mbigenza, ngo manuka ajye kuri Yorodani ndagukurizayo. Aramanuka bashyira nk'ibirenge, amazi yarenze inkombe. Imana yanze ko yambuka Yorodani ari nke, yaretse amazi arenga inkombe, amazi aragenda arakwira hose. Ni ukwezi kwa Nisani, ndakumva kujya ngo amazi yarenze inkombe, ibategeka kwambuka bidashoboka. Hari abantu Imana igiye guha akazi ibintu byo bidashoboka, nubwo amazi umva kubwira ijambo rikomeye, bizarenga inkombe ariko ntibizigera birenga isezerano ry'Imana. Kuko Imana yavuze ngo mumanukane isanduku y'isezerano. Mose nawe hago birenga ijambo Mana we. Hallelujah. Hari Imana ikomeye ituma birenga inkombe ariko ntibirenga ijambo. Iri jambo Imana yari impaye mfite ikibazo muri 2012 umushumba yenda kunkubita yandembeje. Arambwira ngiye kushimanya ngo byarenga inkombe, amazi arenze inkombe ariko ntirenze ijambo ry'Imana. Attention, Imana yabwiye ngo mumanuke mujye hasi.
ariko mujyana isanduku y'iki y'isezerano. Ni ukuvuga ngo bageze mu mazi bari bahetse iki ibintu bitatu: umutsima, inkoni y'ubutware n'amategeko abayoboye. Bageze mu nyanja amazi yageze ariko ntigeze akora ku isanduku y'isezerano. Wigira ubwoba ngo banje havuga ngo bana rero ngo mutora amabuye ngo muzande bahagararemo hagati muri Yorodani, kandi amazi yararenze inkombe. Hari icyo gusarura ingano za bushoki, inzoka zagiyemwe, biti byahirimyemo, kuko ubundi bari kwambuka nta kibagoye. Noneho bigera ubwo Imana ndeka iminsi 3 bari hafi ya Yorodani bumva ikigeragezo, amazi agenda arakubita arashonga, neje zivamo arazura kwira ku nkombe. Umva ngo bamaze iminsi 3 bareba ikigeragezo n'imbeho yacyo n'inyanja, bamaze 3 bumva umuyaga uhuha, bumva induru zivuga. Nga amazi arabanza arakubita, kandi ntiwakwambuka uruzi utamenye inkombe, n'ubwato ntiwamenya aho bwinjiza. Hari ibintu wibwira ko byarenze inkombe, ntibirarenga ijambo ry'Imana, ntibirarenga isezerano ry'Imana. Hari abantu bagiye kurongorwa bakuze. Oya reka tukivuga ko kisire fanda ashaka kubwira abantu ko hari ibintu byarenze inkombe birabasakuriza bumva isi yabarangiriye, ariko no, byarenze inkombe ntago byarenze isezerano ry'Imana. Iravuga ati ni mumanukemo ushire nk'ibirenge ahantu ubundi nkwibarize, ahantu utabona inkombe wamenya winjira muto, ariko uko byavuzwe n'ishobora byose igiyobora ibirenge. Niko yavuze umukozi w'Imana Dawidi, aravuga ngo umbere itabaza ry'ibirenge byanjye, kugira ngo ijambo ritabaza ibintu kugira gucumuraho. Arangije bamanutsemo ngo bahagararamo, ayarugura arifunga hepfo arifunga. Imana ibwira uwitwa Yosuwa ngo iyi nyanja muhagazemo hagati y'abatambyi mukure y'amabuye y'urwibutso, kugira ngo uzababaza muzamubwire ngo twaciye muri Yorodani nta nkoni ya Mose ihari, nta kindi gihari, ahubwo ibirenge byacu bikamura amazi turacamo. Nuvuga ngo amazi yakamuwe n'ijwi ry'Imana yabatumye, n'ibirenge bakandagijemo, n'ijambo batwayemo. Shere Masai bivuze ngo kuko Imana ivuganye nawe witinya guhagarara mu kigeragezo, kuko munsi y'icyo kigeragezo hariho isanduku y'isezerano cy'Imana yakubwiye. Munsi yayo hari amabuye, uzereka abantu ko Imana yakugiriye neza. Bivuze rero ngo si gitangaza ko kandi ukabara bakavuga bakubona ukagira ngo Kanani yawe irahari, urugo rwawe rurahari, ubuzima bwawe burahari, ikimana cyo numva ngiye gutuma ubwo gihe wagusiga ahubwo nkigendera ahubwo ari wowe ukagisoza wowe, kuko urumva birahari. Ikimenyetso cya mbere bamaze kwambuka nshuti yanjye ngo basanze hari ibigugu by'ingano. Ninde wabibitsemo turamuzi? Basanze hari ibigugu barakimara kurya, ati kandi reka tunabakebe, ati babwira ngo mbakwiye igisuzuguriro, babasuzugura yawe yiri imbere. Kandi uwo munsi ngo bariye bakoze ku rugugu, ku kigugu cy'ingano, kandi ikigugu ni ikintu kibitswe igihe kirekire. Imana hese ihagarara. Abantu badukurikiye harimo nawe nanjye, Imana idukuye ku bintu biri temporary, idushyize ku bintu biri permanent. Kuko yashobora kurekura amano saa 4 wayiraza kabiri gapfa ku isabato ntipfe. Hari utuntu twabaga tumeze nk'amano utamenye uko ujera bino bintu, ngo ariko hirya Yorodani kugira ngo binjire muri Kanani neza babanje guca ku bigugu by'ingano. Muri ya myaka 8 bazengurutse Imana yarabikoraga. So rero nagira ngo dukomeze umukozi w'Imana wese udukurikiye yukibaza afite bidakuraho Kanani. Lele Masai tesha rega ndimo ndahanura mu buryo bukomeye, kandi nukuru no mwaka gene umwaka kurya n'umwaka w'ubuhanuzi, umwaka wo gukomeza abantu, umwaka wo gushyigikira abantu, kandi Imana n'impano ubutunzi. Nanjye kampa ubutunzi bukomeye nanjye ubwanjye, ariko sinkeneye gusa ubukomeye cyane, ahubwo hizabumpera hose. Nanjye nifuza kuremera abantu bikoze mbishaka, n'umwaka wo gushyigikirana muri ya principe yitwa ngo nzamura nkuzamure. Muri ya principe yitwa ngo nzamura nkuzamure, shyigikira ngo ushyigikire, nyubaka nkubaka, ariko nansenya agenza kubaka. Ko twaba dusenya tuke tuzabubaka, batuvuga nabi tuzabavuga neza, abaturwanya tuzabarwanirira, abadutera amabuye tuzayarunda tuyajugunye hayo tuzayatera, abadashaka ko dutera imbere tuzabasengera batera imbere, kuko dufite Imana yavuganye natwe byarenga ijwi ryo hejuru. Kanseri muganga aravuga ngo iyi kanseri ntizakira, muri kimenyetso yuko ugiye gupfa kwa muganga nuko bagusezerera, kandi ati cyura umurwayi mu rugo so yatubatumaho burya abone uzapfa. Ariko ibyo nabyo Imana yakuzura,
hari ibintu Imana igiye gukorera mu bakozi b'Imana. Kanani yawe, isezerano ryawe, icyo Imana yavuganye nawe nukurikira hari ntaho cyagiye. Ariko uzi umuntu atinda mu butayu, abantu bakareba ivumbi ryo mu butayu ryamwishe, akareba ivumbi ry'uko ahagaze n'inkweto uko ameze, iminwa yumye, batuye yararaye ntapfuye. Ariko kuba wumye iminwa, kuba wabuze kuvugisha, kuba wabuze gusura, kuba wabuze kugenderera, kuba watakaye uri wenyine, kumva wihebye uri wenyine, ntibikuraho Kanani yawe, ntibikuraho gakondo yawe. Imana igiye gukora ibitangaza bishingiye ku isezerano. Urakoze waruncitse ugiye. Ndari gucitse nukuri kuko nandi gufashwa kandi hari ibintu ntavugira kuri kamera. Hari ibintu biya bigomba kujya mu gikari. Hari akamuntu akavuga mu ndimi hirya kagaruka tuje, hari uba wumva bigutwika. Tweho burya ro turanapfa burundu, hari ukuntu numva ukagera tugaruka kuvuti oya tireka nifata ariko mbwira abantu mbabwire ngo gakondo yabigize gute. Irahari. Oya umugabo wawe ni nda yazamutwaye ariko umugabo arahari. Ubu n'umwaka wo kugarura ibyawe, umwaka wo gusubirayo, umwaka uherwa na gatatu, uherwa n'ibisobanuro bw'ubumana, ariko wamba utagabanyika bamenye ubara gutese. Imana ikora uko ishaka. Nufata kabiri 2023 izo ugafata kabiri ugateranyaho 0 ugateranyaho kabiri ugateranyaho gatatu, binteranyirize pastor kabiri guteranyaho ni karindwi nirwa mvunika se. Ubwo bivuze umwuzuro. Gatatu umwuzuro, karindwi umwuzuro. Ngaho gabanya karindwi turebe se ko. Gabanya gatatu turebe se. Gatatu se wayigabanya. Gatanu wayigabanya se. Karindwi wayigabanya se. Ariko gatandatu iragabanyika. So byumvikane ngo twe turimo turababwira ibyenda gukorwa. Kandi shaka bole fonsas mai umuntu ufite ubwenge wihumiriza amaso ngo wibwire ko Kanani yawe yavuyeho, amasezerano ntiyavuyeho, abaguhanuriye ntibakubeshye, ahubwo ni igihe cyo kwakira ibitangaza bikomotse mu isezerano ry'Imana ko Kanani iracyagutegereje. Dore ukuntu nagutegereje, abayihinga baracyayihinga. Nukuri abayebusa abaferisi n'abaki bose n'abanyakanani baracyayihinga. Yo barimo baraguhingira. Reka icyo nashaka kuvuga pastor, urabona ari amahanga yararindwe. Turi mu mwaka wo gusinyira no gufata ibyacu. Haleluya. Kubw'ijambo Imana yatuvuzeho. Kubwo yego. Haleluya. Isezerano ry'Imana. None dufite amahanga arindwi. Yego. Ayo mahanga arindwi ni 2023. Yego. Ariko dufite umubare w'ubumana bita gatatu. Bivuga ngo twinjye. Icyo nashaka kuvuga benjiye muri kiriya gihugu harimo abayebusi. Byara amahanga arindwi. None natwe dufite umwaka wuzuye karindwi. Nuvuga ngo tugiye gukwako. Ndaba turi kumwe n'Imana data n'umwana n'umwuka wera. Ibi bintu tuvuga ni ibintu biremereye Emmanuel. Bivuga ngo kandi nabivuze ntuje uyu munsi wa none. Kuba uyu munsi hari inkike z'Iyeriko, kuba usohotse mu butayu, kuba hariho ntibikuraho isezerano ry'Imana ku mutima wawe. Bivuze ngo urugo ruracyahari, akazi karacyahari, ubuzima buracyahari, iterambere riracyahari, viza iracyahari, ingendo ziracyahari, guhinga iracyahari, kurya biracyahari, gukira biracyahari. Ibintu byose bibitsaho kandi data ubikurindiye afite imbaraga zo kubirinda. Uragiye nkunda kujya gusabira abasore rimwe, n'abakobwa bakunda kuza bafasha gufata nk'irembo. Mpita nkubaza iyo nje gusabira umusore ni Ijambo ati se iri rembo kurifashe bizagenda gute? Siga ibimenyetso. Nkabwa nige mbasigiye ibimenyetso bya biradutanga, ariko hari n'abandi bagabo batatu mpasize y'abanyembaraga. Mpasize Imana data, umwuka wera, Mwaka wera na Yesu. Iri rembo ntawe uzapfa kuryinjiramo ko yiboneye. Rero ko tant se faire there in high. Ikimana akazo yakugeneye muri office. Umva uyicayeho ntabwo yicaje amabuno yombi yakanyitegura cyama amabuno yombi simbizi. Kuko hari igitutu. Hari igitutu cy'amavuta y'Imana. Kimubwi urusakurwa bari kwamuka. Kandi ubwira ngo iyo ntebe wiceho nyirayagiye kuyikaba. Numwaka wo kaba intebe zabo no kwicara ku masezerano kuko ngo baravuga ngo ntabwo ubutayu, uburebure bw'ubutayu, uburebure bwa Egiputa, uburebure bw'amagambo, uburebure bw'inzara, uburebure bw'ingorane bujya buvanaho Kanani yawe. Shamedito Kanani irahari gusa nugerayo ngo ntuzibagirwe Imana. Numva aricyo navuga pastor.
Imana iguhe umugisha kandi ikwagurira imbago. Nukuri uyu munsi twe twemereye abantu ko turi buze kuganira ku bintu bibiri, imivumo na karande bitandukanye. Umuvumo ni iki, karande ni iki, se kugura bigenda bite? None dore nukuri kw'Imana twinjiye mu mavuta y'uburere ko turi mu buhanuzi, ibyo tuzabasobanurira bihangane tukubwire ngo Kanani yawe irahari. Wireba yeriko ndende, wireba ibyo abanaki bigize ibitangaza, wireba abanyamagambo n'induru n'agasuzuguro bagushyizeho, still Kanani yawe irahari kandi n'umwaka wo kuyinjiramo. Injiramo ahubwo wikerera. Tumva ibyo byakubwira bya karande batubabwira, injiramo wakira amasezerano. No kuvuga ngo mwibuke ijambo twabonye ejo bundi tuganira, kubura nge nsubira mu magambo nyuma twagiye tuvuga nkayatekereza mu mutima wanjye. Nuvuga ngo uyu munsi Imana iratangira kugukuza, ariko yakurijwe he? Yosuwa yakurijwe, bari bamuzi nk'umurwanyi, bari bamuzi nk'umugaragu wa Mose, ntago bari bamuzi nk'umunyempano n'umunyamwuka. Ariko Imana ivuga ati ngiye kukwemeza abantu kano kanya ndabikora. Ntiyamujyana kuri stade, ntiyamujyana muri Yerika, ntiyamujyana muri Amerika, imushoraho amazi yarenze inkombe. Kuba uhagaze imbere y'ikigeragezo ni intsinzi ugiye kwakira. Ujye wibuka Emmanuel, narakubwiye ngo amavuta y'umuntu ahishurwa n'abanzi be. Kuko Dawidi yari umwami w'umuryango yimiswe nta muntu umureba, ariko akubise Goliyati hasi amavuta yarahishurwa. Amavuta yarahishurwa. Amavuta ya Eliya yahishuye Yezebeli yasaze. Nkurikira mukozi w'Imana. Amavuta ya Daniyeli yagize imbaraga bagize gute mu cyobo cy'intare. Ambwa ati uriya mwami yaranankanse ngo yaradasinziriye, ngaraza ngo mugabo ukundwa n'Imana, ngo Imana usenga yakurinze. Ese ko yaramutaye mu ntare yazi ko ari muzima. Ndambwa ati nagaragaye imbere y'Imana nta kibazo, mbere niyo mpamvu Imana yaje marayika arani, nawe ubwawe niyo mpamvu yaje marayika. Kubera iki? Amavuta agiye urwo rugeragezo rukuri imbere rugiye guhishura amavuta yawe, ruhishura icyo uri cyo, ruhishure n'icyo uzanakora, kandi Imana nayo mu izina rya Yesu. Amen. Mana amahoro ibaho umugisha bakunzi b'ubumwe bw'abera ministries. Imana ibishimire, Imana ibateteshe, Imana ibahe igihugu, Imana ibahe kurya ibyo mu gihugu, ibahe ndetse no kukiramiramo. Haleluya. Ariko ntimuzibagirwe, ntimuzibagirwe imyaka yashize, ibyo mwahuye nabyo. Ahubwo uko mwambutse mubohotse, mukomeze murabera ndetse mutagiri umugayo n'umunkanyari mu maso y'Imana, maze murambane n'Imana, maze Imana ibishimire, Imana ibahe umugisha, kandi murushaho n'ukuri kw'Imana, n'ukuri murushaho gusigasira amavuta ya mushumba, kandi mumusengera ngo akanwa ke nikazigire karwara ibyatuma kangirika, aho akakomeze kavuga ibyiza. Mumusengera kugira ngo amaso ye ntakazabirorirori, azahora itabaza rye ryaka. Mushumba, dusoje dushimira abantu badukurikiye, abatera comment, abohereza utumesa tugiye dutandukanye. Hari utumesaje twa sinzabura kubivuga, kuko nukuri iyo ufunguye ikiganza ubufunguye kugira ngo wakire. Ubufunguye ntabwo mba nshaka kugira ngo mbivugeho cyane, ariko noneho abantu tubana mumaze gukura. Buriya kankubwiza ukuri, buriya ngewe iyo mu rugo nzi ko iyo iwanjye nishuye inzu, nkaba nzi yuko bandamu nta cyari kumbaza ngo mbese ngo turarya iki, nza hano kuri kamera nkumva ibintu ibipatusi biri kumano. Reka mbasengere mbabwira ngo ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana ishobora byose, ariko uzirikana amagambo abiri ngo izerera ryo mu butayu ntibikuraho Kanani yawe, kandi ugiye kuyinjira. Icyo ni ikintu gikomeye, kandi ndagusaba ngo ujye urebera abantu mu Mana, ntukarebera Imana mu bantu, kuko mu bantu ho ntacyo wabona, ariko urebeye Imana, urebeye abantu mu Mana byose Imana ibikora neza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uhoraho, Mana y'ibyiringiro, Mana y'imbaraga, Mana gitangaza, Mana ikora, Mana irema, Mana yumva, Mana igekora, Mana itabara. Ndagushimiye ko ubwo bwinjiye muri Kanani, kandi ndagushimiye ko ubagiriye neza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.